Muri iri tangazo rya guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda batangiye bagira bati isesengura ry'ijambo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavugiye mu nama ya Global Gateway Forum 2025 yabereye i Buruseli tariki ya 9 Ukwakira 2025 ahavugiwe mu Buruseli mu Bubiligi. Ati cyambere icyo Perezida Tshisekedi yavuze ati kuva yizwe perezida mu mwaka wa 2019 ni mu gihe cya manda yanjye ya mbere nasuye ibihugu byose 9 duturanye cyane cyane u Rwanda na Uganda. Twari dufitanye amakimbirane kugira ngo mbasabe ko twakorana mu kwegereza abaturage bacu iterambere n'imibereho myiza. Ati reka hanga tubisesengure kuva mu mwaka w'igihumbi 1999 hamaze gusinywa amasezerano y'amahoro arenga 10 hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'impande zayirwanyaga, ariko yose yahonyowe bitewe nuko abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badasanzwe bafite ubushake bwa politiki bwo gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano bashyiraho umukono. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje guhitamo inzira y'intambara igatoteza amoko amwe, igashyigikira urwango n'iyicarubozo rishingiye ku moko, byose rero bigashyirwa umutwe w'igihugu cy'u Rwanda nk'uruhande ukurura amakimbirane. Hanyuma rero turacyakomeje ngo ku cya kabiri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaravuze iti nta na rimwe nagize imyitwarire igaragaza ubushotoranyi cyangwa se urugomo ku Rwanda, Uganda cyangwa se no ku bindi bihugu duturanye. Aha naho bati isesengura. Ati ntabwo ibyo ngibyo ari ukuri. Perezida Tshisekedi yagiye agaragaza kenshi cyane amagambo yuzuyemo urwango n'ubushotoranyi ku gihugu cy'u Rwanda cyane cyane mu gihe cy'amatora yo mu mwaka wa 2023 2024. Ngo yigeze kwitanya kubahwa Perezida Paul Kagame Hitler. Yongera gusobanura amagambo akomeye cyane mu bikorwa bye byo kwiyamamaza avuga ko agomba kumuhirika n'ibindi. Ati kandi yongeye anasohora amagambo yo gushaka intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Yigeze no kuvuga ko azakoresha abanzi b'u Rwanda ngo kugira ngo akize abanyarwanda ubutegetsi buriho, ndetse akavuga ko afite n'indege z'intambara n'ibisasu by'ibitero bishobora kuba byabombarira Kigali cyangwa se byaraswa muri Kigali. Ni muri UN General Assembly, ni mu nama za Afrika ndetse no mu biganiro mpuzamahanga byose, Tshisekedi yakomeje gusabira u Rwanda ibihano ku kigero cyo hejuru, agakoresha amagambo y'ubushotoranyi ndetse no gushishikariza urwango abanyarwanda. Abayobozi b'imbere muri Kongo nabo bakomeje gukwirakwiza urwango ku gihugu cy'u Rwanda kugeza ubwo ibintu byose bibaye nabi mu gihugu byose bakabishyira ku gihugu cy'u Rwanda. Ngaha barwaye, ngaha imyuzure, ngaha ibinabiriya byose bakavuga ko biterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ati urugero naho uwahoze ari Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wagize uruhare mu bikorwa byo kwibasira abo mu bwoko bw'Abatutsi n'Abanyarwanda, hanyuma ubwo yakirwaga mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi yakomeje kugenda kwirakwizwa urwo rwango ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda. Hanyuma kandi ubwo yakatirwaga gufungwa kubera kunyereza umutungo, akavuga ko u Rwanda ari rwo rubiri inyuma cyangwa se ko u Rwanda ari rwo rwatumye afatirwa iyo myanzuro n'urukiko. Ndetse ngo no mu mashuri ya Kongo abana bato barimo kwigishwa urwango rwo mu bwoko bw'Abatutsi no ku gihugu cy'u Rwanda. Hari n'ibikorwa byo gushishikariza ibihugu byo ku isi gufatira u Rwanda ibihano. Abanyarwanda benshi bafashwe binyuranyije n'amategeko, barafungwa, barakorerwa iyicarubozo muri gereza za Kinshasa. Ati ikindi kandi bakomeje kugenda bapfira mu buroko. Ibingibi wenda usibye n'ibi byanditse muri iri tangazo, ejo bundi twabigarutseho tubabwira ko hari umunyarwanda wapfiriye muri gereza za gisirikare i Kinshasa. U Rwanda rukomeza rugira ruti Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kwemerera indege zivuye mu gihugu cy'u Rwanda kugera mu kirere cyayo. Ati hari n'ibindi bitero birenga 20 byambutse umupaka byakorewe ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2019. Uwo Tshisekedi yigamba ko yagiye ku butegetsi, harimo n'ibisasu byaguye i Rubavu mu Kwakira 2025 byishe Abanyarwanda 16. Hanyuma rero turacyakomeje n'ijambo Tshisekedi yavuze ndetse n'uko u Rwanda rwagiye rusesengura iryo jambo. Icya gatatu Perezida yaragize ati uyu munsi turi mu bihe bikomeye kandi turi abantu babiri bonyine bashobora guhagarika ubu bwiyongere bw'ubushyamirane. Aha nabwo rero kandi u Rwanda rwabisesenguye mu buryo bwa nyabwo. Ruti ibi nabyo ntabwo ari byo.
ubu ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wenyine ufite ububasha bwo guhagarika intambara binyuze mu gushyira mu bikorwa amasezerano atandukanye ahari. U Rwanda rwagiye rugaragaza kenshi ko gukemura ikibazo binyuze mu biganiro, cyane cyane ikibazo cya FDLR, umutwe w'abajenosideri ubarizwa muri Kongo, kari Kinshasa yonyine ishobora kuba yagikemura, ariko Kinshasa yahisemo inzira y'intambara. Izina ry'ingenzi twavuga ko ryahawe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni uko nyine bagomba gukomeza gushyira imbere intambara cyangwa se bagashoza intambara. Ati kandi ikindi banakomeje kugenda baha ikaze abacancuro kugira ngo barwane nyine iyo ntambara yabo bifuza imbere mu gihugu, aho kwirinda gukomeza gushyigikira ibikorwa by'amahoro bihari, bo bahisemo gukomeza gufata igihugu cy'u Rwanda nk'umwanzi. Perezida Tshisekedi yanze no kubahiriza amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu bihe bitandukanye, akaba ari n'amasezerano yashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse na SADC udasize na AU. Ati kandi Tshisekedi yananiwe gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington, aho yagombaga guhagarika ubufatanye bwa leta ye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Yananiwe kandi gushyira mu bikorwa ibijyanye no gusinya mu buryo bwa burundu amasezerano y'ubukungu yari yemeranyijweho hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Bityo rero bikaba bigaragara neza ko uyu mugabo ari we ufite mu biganza ibijyanye no guhagarika mu buryo bwa burundu iyi ntambara. Icya kane, ati icyo Perezida Tshisekedi yavuze noneho n'ubundi yaragize ati Perezida Lorenzo yari hafi kuzana amahoro arambye, ariko ni ku mpamvu njyewe ntigeze menya u Rwanda rwahisemo kutitabira umuhango i Rwanda, ubwo twari tugeze kuri 90% y'ibisubizo by'amahoro. Aha nabwo kandi u Rwanda rwagaragaje ukuri rugira ruti u Rwanda rwasobanuye impamvu rutitabiriye uwo muhango i Rwanda, rukavuga ko ari ifoto y'ubusa cyangwa se kari kugenda gufata amafoto no kwiyerekana ko musinya cyangwa se hari ibyo muri gukora, kandi nyamara bigaragara neza ko ntacyo bizageraho. Ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yanze gushyira mu bikorwa isezerano ryo kugirana ibiganiro n'abarwanyi bayo ba M23. Ikiganiro cyari kimwe mu bisabwa ngo amahoro ashinge imizi. Hanyuma icya gatanu, Perezida Tshisekedi Chilombo yavuze, yaragize ati ndahamagarira uyu muryango ndetse n'isi yose muri rusange gufasha mu guhagarika intambara. Nkaba nsaba Perezida Kagame gutegeka ingabo za M23 mushyigikiye guhagarika ubushyamirane mu gihugu cyanjye. Ati ibi nabyo rero turabisesengura kuko so kuri amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azagerwaho ari uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye kugirana ibiganiro n'abarwanyi bayo ba M23 nk'uko byemejwe mu biganiro bya Doha bigikomeje. Perezida Tshisekedi niwe ufite urufunguzo rwo guhagarika iyi ntambara. Aramutse ahagaritse FDLR, agasenya imitwe y'abasivile yitwaje intwaro nka Wazalendo n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo zose zikirukanwa, abaturage bo mu duce twa M23 igenzura bagira amahoro ndetse n'uburasirazuba bwose bikava aho ngaho wigira amahoro. Icya gatandatu Perezida Tshisekedi yavuze nuko u Rwanda rwagisesenguye. Ati tumaranye imyaka myinshi cyane dupfa abantu benshi hano mu gihugu cyacu, cyangwa se tumaze imyaka myinshi cyane dutakaza ubuzima bw'abantu. Amateka azaducira urubanza. Ni igihe cyo guhagarika ndetse no kwiyegereza amahoro n'iterambere. Ati ibi nabyo rwose turashaka kubisesengura. Umubare uvugwa na Perezida Tshisekedi ntushingiye ku bushakashatsi cyangwa se imibare yizewe, ni imibare yakoreshejwe mu buryo bwa politiki kugira ngo ashimangire ubuhamya bwe, kandi mu by'ukuri ibi ngibi byagakwiriye kujyana n'ubushakashatsi cyangwa se n'amaraporo yemeza iyo mibare. Icya karindwi Tshisekedi yavuze, ati ndashimira Perezida Ramaphosa rwose waturutse iyo bigwa akaza kudufasha akohereza ingabo muri Kongo. Bamwe rwose bahasize ubuzima ku rugamba kimwe n'abaturanyi bacu ba Tanzania na Malawi. Ati ibi nabyo turabisesengura. Ingabo za SADC zaturutse muri Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi zoherejwe muri Kongo mu buryo budasobanutse, zigafatwa nk'abarwanashyaka aho kuba abashyize imbere amahoro cyangwa se abaje guharanira amahoro. Zaratsinzwe mu bice bya Goma, ni nyuma rero zifashwa mu kubona inzira zinyuze mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo zisohoke muri icyo gice mu mahoro. Kimwe rero n'abacancuro 300 b'Abanyaromania cyangwa se Abanyaburayi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
yari yohereje nuko nabo batsinzwe. Icya munani Tshisekedi yavuze, yarateruye ati Afurika ishobora gutera imbere. Perezida Kagame, dufite ubushobozi bwo kubikora, urabizi, dukeneye gusa ubutwari bwo kuvugisha ukuri, tugakemura ibibazo, tugakorana njye nawe mu rwego rwo kugira ngo duhagarike ibyo gukora nabi, tugafata ibyemezo byiza ku baturage bacu. Ati ibyo nabyo si byo, ni ku Rwanda rwabisesenguye. Amasezerano n'inzira z'amahoro zirahari, zigomba kubikemura, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabuze ubunyangamugayo n'ubushake bwo kubishyira mu bikorwa. Bityo rero ntabwo Tshisekedi akwiriye kwitwaza nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Perezida Tshisekedi yakomeje gukina uruhare rwo gukomeza kwigira umwere ndetse no kwivuguruza n'ibindi, aho guhindura politiki ye ishingiye ku gushinja abandi. Yagakwiriye rwose kuba ari yahindura mu rwego rwo kugira ngo akomeze kugaragaza uko ikibazo cyakemuka. Icya cyenda Perezida Tshisekedi Chilombo yavuze ati nifuzaga gusaba ibihano ku gihugu cy'u Rwanda muri iyi mbwirwaruhame nari nateguye, ariko nabihagaritse cyangwa se nahagaritse ibijyanye no kuza kuvuga ubwo busabe, ntegereje igisubizo cya Perezida Paul Kagame. Ati ibyo nabyo rwose turashaka kubisobanura. Kuvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashaka intambara ni ukwiyoberanya cyangwa se kwiyorobeka. Perezida Tshisekedi yamaze imyaka asaba ibihano ku gihugu cy'u Rwanda, asaba amahanga kwivanga mu bibazo by'imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho gushakira ibisubizo binyuze mu biganiro. U Rwanda rwo rwavuze ko rutazigera na rimwe rureka kurengera umutekano warwo kubera iterabwoba ry'ibihano, ahubwo rurasaba ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyira mu bikorwa amasezerano yose yasinywe kandi bakaba barangiza ibiganiro bikomeje bya Doha. Hanyuma rero bati tugana ku musozo, ijambo rya Perezida Tshisekedi ryabaye uruhurirane rw'amagambo y'ubwishongozi cyangwa se ubwirasi, kwiyoberanya ndetse no gushinja abandi ibibazo byatewe n'ubuyobozi bwe. Kugeza ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo yonyine ifite mu maboko urufunguzo rw'amahoro, guhagarika FDLR, kugirana ibiganiro n'abarwanyi ba FCM23 no kubahiriza amasezerano y'amahoro basinye mu bihe bitandukanye. Kurega abandi ntabwo rwose bizigera biza amahoro cyangwa se kwicara bakirirwa bashinja abandi binabiriya, ntabwo ari byo bizakemura amahoro cyangwa se ngo bigarura amahoro n'umutekano, ahubwo bizakomeza gukurura intambara no gusenya ubumwe bw'akarere k'ibiyaga bigari. Bati ni mu ncamake Perezida Tshisekedi yagaragaje ijambo ririmo kwiyoberanya ndetse no gukina ku marangamutima y'abandi, agasaba amahanga gufatira u Rwanda ibihano nyamara ari we utubahiriza amasezerano. U Rwanda rwo ruragaragaza ko rufite ubushake bwo gukorana n'akarere kose mu kugarura amahoro arambye hashingiwe ku masezerano, ukuri n'ubufatanye nyakuri. Nguko rero uko byifashe, komeze mugire ibihe byiza, mudusigira ibitekerezo byanyu aho hasi nk'ibisanzwe rwose ni umunota ku wundi. Ndagaruka mu kanya nkugezaho n'andi makuru, dore ko kuri uyu munsi turayafite menshi cyane. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukubana natwe, kandi nk'uko twabisezeranye ni ukwihuta tudatinze tukugezaho amakuru nk'ibisanzwe.